Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga Nshuti abadukurikiye hano kuri gusengerwa twongeye kubaha ikaze ni umwanya w'ijambo ry'Imana n'ubundi nkuko ku kwezi turimo turavuga ku mwuka w'idini n'agakiza, gutandukanya umwuka w'idini n'agakiza. Ushobora kuba uri mu itorero uririmo umazemo n'igihe kinini, umazemo n'imyaka myinshi, ariko utarakizwa, utunze umwuka w'idini n'agakiza. Agakiza turimo turavuga ku mwuka w'idini, tukavuga n'agakiza icyo ari cyo. Abantu bakwiye gukizwa ntibaba abanyedini, ahubwo bakaba Kristo bajya mu ijuru, bakaba Kristo b'ubwami bajya mu ijuru. Abantu mwadukurikiye muri benshi muranatwandikira amatwi ati iri jambo ry'Imana turikomeze. Mushumba turi kumwe n'undi yagarutse. Mushumba karame kuri gusengerwa, murakoze cyane. Twishimiye ikaze mwongeye kuduha kuri uyu munsi wo kuza kuganira namwe ijambo ryitwa utandukanye umwuka w'idini n'agakiza. Amen. Turiteguye rero gukomeza kubwira abantu kugira ngo batandukanye idini n'agakiza, kuko ubundi idini, amadini ashobora kuba menshi, ariko itorero ni rimwe rya Kristo. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo umuntu wese mu itorero arimo abasabwa kwezwa, nta bindi bisabwa, nta bindi bikenewe cyane. Ariko hari igihe umwuka w'idini dushyiraho amategeko tuzagendera. Ubundi idini ni iki? Ntabwo turavuga idini icyo ari cyo, ariko abantu barashobora kwicara bagategura gutangiza idini. Ubu rero urabizi ko maze no kugira n'uburambe ku bintu byo gutangiza amadini. Ndaza no kuza kubaza mu kanya ibibazo. Nanjye ndafite idini nawe urafite, ariko sinigeze mbarwa n'umwuka w'idini. Mana ishimwe. Ngendo nabaswe n'agakiza. Amen. Kazatuma nzabona Imana. Ubundi idini abantu bashobora kwicara bagategura ibintu nk'uko ubushize nayo babwiye, bakavuga ati idini ryacu tuzemera agatambaro, dufite amategeko ya nta tuzagenderaho. Ariko ushobora gusanga muri ibyo bintu bateguye nta na kimwe Imana izashingiraho itwara umugeni, nta na kimwe kirimo, ariko tukabyemeza. Abadukurikiye bose bakabiyoboka, utabyemeye tukamutenga. Uwo ntaba ari umukristo wacu, tukamukuramo. Ubyemeye tukamubatiza, tukavuga ko ari umuntu umwe natwe. Kandi burya umwuka w'idini ni ikintu abantu bakwiye kwitondera cyane. Ariko umukozi w'Imana, uzi ko umwuka w'idini ari utuma abantu bashobora kwiga ibintu bakizirikaho ibisasu. Ntabwo ujya wumva se abantu bisitse ibisasu bagiye gukorera Imana, bagahitana abantu benshi cyane kubera inyigisho bigishwe z'umwuka w'idini. Dukwiye gukizwa umwuka w'idini, tugashaka agakiza kazatuma tubona Imana. Urakoze Mushumba, Imana igumugisha. Ndabizi ko tugiye kugira ikiganiro cyiza cy'ijambo ry'Imana. Wowe udukurikiye, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari muri Amerika, abadukurikiye bari mu Faransa, abadukurikiye bari i Bugande, ubu tuba East Africa, mwese tubahaye ikaze. Turakwifuriza kurenga kuba umunyedini, ahubwo ukaba Kristo ukajya mu ijuru. Kandi ndazi ko hamwe n'umukozi w'Imana ndetse n'abandi bakozi b'Imana muzabona uko umwuka w'Imana azadushoboza, muzasobanukirwa kandi hari ahantu uzava. Ndazi neza ko ikiganiro kiragira ahantu kikuvana kijye naho kigushyitsa. Hari imbaraga uraza kubonamo. Reka dutangiye dusenga, turinginga Mushumba dusengere. Dutangira njye uyoboye ikiganiro ni Imana Wellars, nawe araza kubibwira. Kandi kwa byuma turi kumwe n'abapapa beza cyane, umupapa n'umusore, turi kumwe na Libera Poro, Imana imwumvisha. Turi kumwe na Sam, nawe ari producer, nawe Libera bari kubaho ibyuma bw'amashusho kandi abikora neza. Sam nawe ari hano nabwo kuri audio kugira ngo bigende neza. Imana ibaho umugisha, kandi ndetse n'abandi mudukurikiye live namwe mu Imana ibaho umugisha. Mushumba ndagira ngo rero udusengere, buriya ni byiza no kwakira n'abantu baba baturi hafi. Ndabakiriye bose nishiti zaje gukurikira ikiganiro hano kuri itorero yitwa gusengerwa. Kuri gusengerwa niri ni idini. Idini rikorera ku ikoranabuhanga, wibihakana ntawe bisitaza.
kuko ubu tugiye kubwiriza amahanga, tugiye kubwiriza abantu benshi bakizwe bihane bahinduke. Nda ikaza abadukurikiye bose, mazina yandi ntago arahinduka, ni yamuremye Dezire. Ndanejejwe no kubana namwe kandi nakiriye bari kudufasha kuhanga bw'ibyuma. Reka dusenge Imana, dusabe umwuka wera abaye natwe, namwe batwumviriza mwese muze gufatikanya natwe gusenga kugira ngo mujyane ibihe byiza natwe. Mana data twese turagushimiye, tugushimiye ko uri Imana yadukirije umwuka w'idini ukaduha agakiza. Abantu benshi bishwe n'idini kandi abafarisayo nicyo cyabateje kugambanira Yesu no gufata ibyemezo byo kumwica, bavuga ngo abamukurikira bakomeje kuba benshi. Umwuka w'idini ntaho utuma abantu bahumuka ngo babone Imana. Umwuka w'idini ntutuma abantu bamenya agakiza icyo ari cyo ngo bitume bitegura kuzagira iherezo ryiza ubwo uzatwara umugeni. Niyo mpamvu uduhaye ubutumwa bwiza bwo kubwira abantu bose ngo bakizwe bave mu mwuka w'idini, kuko abayoborwa n'umwuka bose ari bo bana b'Imana. Urakoze kubanye natwe, nugiye kutwumviriza wese, nuzatwumviriza wese, nabo turi kumwe ahangaha, abari kure bari hafi, bana natwe kugira ngo ubyumva wese bimuhindure kandi yongere atekeze ku gakiza kiwe, naho ava naho ajya, kugira ngo ategure kuzarangiza neza. Urakoze kudukuruka duhibe byiza muri aya materaniro mu izina rya Yesu, amen. Turatangira ngira utuntu nkubaza kubw'ikiganiro twakoze. Yego. Kiriya hari abantu bambaje atari kuzatubarize uhereye kuri mushumba, umubaze kumatubwira umwuka w'idini n'abafite idini. Harimo nk'utubazo nka 3 cyangwa ndakubaza. Iyo ushinga idini, ushinga itorero, ushinga idini, ubugamije ubundi twese tuvuga ko tugamije kubwira abantu ubutumwa bwiza bubahindura bakabakura mu byaha. Burya abantu bose nicyo tuba tugamije. Nubona umuntu yavuze ati nabaye padiri, burya ngo ni ukwiha Imana cyane, akanga no kuzazana umugore. Undi akavuga ati mbaye umubikira, agatega igitambaro kagatambaro k'umweru, akavuga ati nge sinzashaka, niyemeje kwikuba wihaye Imana. Burya tuba turi kwereka abantu ko twamaramaje kujya mu ijuru. Ariko hari igihe umwuka w'idini adufata tukabikora abantu bakabibona, ariko umutima atari byo. Niyo mpamvu usigaye wumva abapadiri basigaye babyara. Nangiye kubikubaza ni ubyara atarashatse ubwo biba byagenze bite? Hoya urumva ni wa mwuka w'idini kandi basigaye babivamo, aba yataye inshingano. Urumva yataye inshingano kandi agakiza kaba kamunaniye. Agakiza kamunaniye. Ibintu by'uyu mugabo byitwa ngo ni ibintu byera. Ni ibintu byera. None ko hariho umuntu ushobora kuba ntabwo se nawe ushaka kurishinga, akaguza banki, agashinga itorero agamije inyungu z'ubuzima busanzwe, agabona ko harimo ka business. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ubu iyo turebye ukuntu abantu bashinga amatorero, ubona business ari ishyizwe imbere. Ntago nca ku ruhande. Oyanzi kuri umugabo ugira ukuri. Ntago nca ku ruhande. Ntago amatorero ari gushinga uyu munsi wa none amadini ari kuvuka, ntago bisobanura ko bose bahamagara gukorera Imana. Harimo abahamagara gukorera Imana, amen, ariko harimo n'abari muri business. Kandi bavuga ati hari ahantu harimo imari, harimo amafaranga atavunanye. None se wagize ngo umuhamagaro uracyabaho? Siyo mpamvu n'abahanuza asigaye avuga ati ndahanura ariko ndahera ku kamiliyoni. Haje bashyiraho n'igiciro se? Mana yanjye. Ahubwo niba nawe kozi kuri umuhanuzi ukaba utaramenya aya makuru, ubwo uri gukorera mu gihombo. None urayisorajekeje. Abandi bageze kure babashyizeho ibiciro. Buri buremere w'icyifuzo n'amavuta. Buri buremere w'icyifuzo. Niba ukeneye urubyaro, nimba ari uburemere bw'icyifuzo ufite, bijyana n'amafaranga bari buguce. Bijyana n'amafaranga ari buguce. Niba ukeneye urubyaro, cyo n'icyifuzo kiremereye, urazana miliyoni 1 n'igice. Ubu niko bisigaye bibarwa. Niko bibarwa. Ntago ari byo kuvuga ngo dukore Imana izaduhemba. Umwuka w'idini. Ubona umwuka w'idini.
none mbere sanga ko ngusengera abanza umpetura ryo bagita ngo nituro ryo guhumanuka bagisiga bagita ngo nituro ryo guhumanuka ryo kwihumanura niko basigaye bagita uwo ni umwuka w'idini inshuti abadukurikiye mwihangane inshuti z'Imana ukuri kuraryana ariko nibyo kubukuri icyo nibyo nimba hari n'ibintu abantu benshi mushumba bafite ibikomere abantu benshi baribwe abantu benshi baresikowe abantu benshi bafite ibikomere byo mu nzu y'Imana ku buryo hari n'abantu banza abakozi b'Imana hari abantu baguye bagushwa n'abakozi b'Imana bagushwa n'abita kamvuga biyita abakozi b'Imana atari bo n'abafite umwuka w'idini abafite umwuka w'idini atari bo kuko kugira ngo umuntu agusengere impano hari izo ufite hari ahantu waziranguriye urinda ubaza gutyo se nitwafata ku mukozi w'Imana Elisa amaze gukiza Hamani imibembe ntuzi yuko uriya mugaba w'ingabo yari yazanye ibiguzi byinshi byo kumugurira byo kumuha ariko surabyibagiwe yazanye ibiguzi byinshi ari umugaba w'ingabo afite kuri sente kigati wisente yari afite ku note haravuga ati umuntu uzanyiza ibibembe nditeguye kumuhindura ubuzima namuhindura imibereho nashaka avuga n'igipangu ndakigura ariko umukozi w'Imana kubera kumenya ko ari umutunzi mu buryo bw'umwuka yaramubwiye ati gumana ibiguzi ryawe impano y'Imana ntigurishwa haravuga ati nta kibazo mfitanye n'amafaranga uwo afite byose ariko Gihazi wari ufite umwuka w'idini ngo amare kubona ibyo biguzi Hamani bishujeho kandi yakize ngamwiruka inyuma n'igare ngaramubwira ati Elisa abonye abashyitsi arambwiye ngo ayo mafaranga rwose yagabanyemo umwe yakira abashyitsi ngamare kubeshya Hamani ati burire nayibazaniye nayibazaniye murabyanga ngarafata aramuhereza agarutse yiruka areba ahantu abitsimba kubitsimba ni ukwihisha arabihisha ngamare kubihisha agere kuri Elisa tuvuye hehe ati narinda aha mwami narinda aha hafi aramubwira ngo ugihaguruka ugenda umwuka w'Imana yajyanye nawe kandi ibyo ukurikiye uzanye ni imibembe ya Hamani abantu benshi buzi imibembe ya Hamani kubera gucuruza impano z'Imana kubera umwuka w'idini urakoze cyane ni hehe umuhanuzi cyangwa se umukozi w'Imana ahurira n'amafaranga hehe n'ibintu by'Imana amafaranga atarimo ibicumuro nayahe ngira ngo nicyo ushaka kubaza Imana ikumere nahe amafaranga umuhanuzi akwiriye kurya reka nyavuge amafaranga umuhanuzi akwiriye kurya cyangwa se umukozi kuko nawe arakeneye kubaho cyangwa se umukozi w'Imana yego icyambere nuko yakira abantu b'Imana anezerewe atabashakamo inyungu kandi ntarobanure ku butoni yaba imfubyi yaba umukene yaba indushyi yaba umukozi wo mu rugo yaba umuzamu akabakira kumwe kandi anezerewe aho rero no hambere aturuka umugisha kuko iyo bakiriwe unezerewe Imana ibona ko wakira abantu bayo ariko iyo ushizeho abakugenzura uje muri benzi uje muri Land Rover uje n'amaguru uje n'igare umushomeri byacanze ugatangira kujya ubima umubonano ushingiye ku buzima babayemo ugashiraho n'igiciro ugatangira gushyiraho sekreteri urajya wakira amafaranga akandika na fagitire kera kabaye watakaje indangagaciro z'agakiza wafashe indangagaciro z'idini wabaye umunyeti none amafaranga rero arimwo ubuzima butagira icyaha urashobora gusengera umuntu akanezerwa ntacyo wamuciye akitahira bikamukora ku mutima byamukora ku mutima ntacyo wamusabye wowe ariko kubera ibintu Imana ikoresha byamukoze ku mutima akaza gushima ashaka kuza gushima aje gusura umuhanuzi wamusengeye akamushima na envelope cyangwa akamushima n'ikazu ya fanta cyangwa akamushima n'umufuka w'umuceri n'ibirayi ibyo nta mategeko abihana arashobora kuza gushima kuri eglise agatanga ituro gishimwe ibyo nabyo bihesha Imana icyubahiro nta mategeko abihana ayo rero niyo mafaranga ubundi wavuga adafite umuvumo atarafite umwuka w'idini umuhanuzi ashobora kuvuga ati
umukozi Imana asengeye yaje gushima ibyo Imana yamukoreye kandi ibyo ngibyo nta nkurikizi bigira. Imana igumugisha mukozi Imana kandi mushumba Imana igumugisha. Ikiganiro ni kiza cyane kandi ni byiza ko abantu bagomba gusobanukirwa ukuri iterambere ryaje kugira ngo bamwe bayobya abandi ariko abandi bagarure. cyane hari umuwacu wavuze ngo ko hari kujyaho abantu kuri social media, hari kujyaho abantu bafite bavuga ibintu bipfuye, abavuga ibizima mwagiye mwakaje mukavuga n'ibizima. Ni byiza ko umukristo dukurikiye uri mu gihugu cyacu, uri hanze, uzumva gusengarwa ndetse n'abakozi b'Imana. Nongeye mbisubiremo, umuntu gusengera akavuga ngo mbere uko ngusengera banza umpa amafaranga, uwo muntu afite umwuka w'idini cyangwa se ndamwita umwuka w'inda, ari mu gucuruza impano z'Imana. Icyo kora icyo nanjye nemera nkuko ndemwe nawe, umuntu ashaka gushimira umuntu amusengeye cyane, ibyo shimwe biremera. Umuntu ashaka gutanga icyacumi ku mushumba we, ntangorane, ibyo biremewe, ni biri mu ijambo ry'Imana. Akatoka se tukarengewe. Yego. Urimika, uri umushumba urimika. Nje kubikomere by'uwimikwa wavuye ubu ngubu arabakwimitse wenda uyu munsi wowe uriyoboye, ariko si bihabaye ngo kwigushyikira kuva ku nshingano wakitwara. Po urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ubundi zishingano dukwiye kumenya ko zishobora gutangwa n'abantu zigakorwaho n'abantu, ariko ku Mana zigumaho. Imana iguhe umugisha. Ku Mana zigumaho biterwa n'agakiza ufite. Haleluya. Ufite agakiza kwaba kwambuye insingano y'ubushumba nta cyaha ufite, ntibuzwa ko Imana ikwita umushumba. Kuko mbere yuko tubashumba wirarisi, urabizi turi mu rukina ahandi twasengeraga, Imana yavugaga ngo nguhaye inkoni yo kuyobora, mugize umushumba, ndakwimitse. Abantu banyimitse, Imana yaranyimitse kera. Jaja Imana yabwira Yeremiya ngo nakumenye naje mu kiro ntarakurema, urabyibuka, nakumenye ntarakurema ngushyiraho ku Mana uzuhanurira amahanga. Ibyo rero Imana yagutoranyije, abantu bakakumbura inshingano, umutima ntacyo ukurega, umeze neza hagatawe n'Imana. Abantu ni abantu, ariko umugambi w'Imana wo ntawo uhagarika. Amina. Umugambi w'Imana urakomeza. Ntawo uhagarika kabisa. Iyo baza kubishobora, abataye Yosefu mu mwobo bari bahagaritse umugambi w'Imana, ariko ntibabigezeho. Wamushyize muri gereza, yari yagerageje, ariko ntiyarazi ko amuhaye amahirwe yo kugira ngo ahubwo agere ku mugambi w'Imana nyabyo. Kuba rero umuntu yahagarikwa n'abantu, icyo nge navuga aho ngaho nuko yigenzura kumva ntacyo umutima umurega, ariko ibyo abantu bashyizeho bashaka no kubikuraho. Nanjye bashaka kugira ko bata inshingano zawe twose turazihagaritse n'ibisanzwe, nabyakira pe, ntacyo umutima undega nabyakira, hagati murakoze, ariko ikiri muri nge ntibakizimya. Uri muri nge, uri muri nge, uri muri nge, arakomeye, arakomeye. Uri muri wowe ntawamuhagarika, ntawumuhagarika. Imana igumugisha. None se ukiri aho wagize ngo ndi Burundi nabivuzeho gatoya, baravuze bati uyu mushumba ntidushaka kumeza kutuyobora, iri kuvuza ibintu byambayeho. Baravuze ati ntushaka kumeza kutuyobora, turakuze tukeneye kwiyobora, kandi washyizeho inzego. Aha, urakoze, wabyitwayemo. Urakoze, uzabaza amateka yanjye. Wafunze ntawo nabwiye nabi, ntawo natutse, na n'umuzika ndacyabakunda bose. Wanditse impapuro, mva nyine ndigusubiza. Nushaka kuba telefone nzi ko numeza uzigira, nta numwe nabwiye nabi, navuye nta muntu numwe mbwiye nabi. Kwa gusenga rwabo barayikurikira, narabashimiye, ndahabwanira murakuze, mubikore neza. N'uyu munsi ntacyo mfite mpfa nabo, ndabakunda. Abatanyumva n'uburenganzira bwabo, kuba atakwiyumvamo ntabwo bisobanura ko Imana itakwiyumvamo. Kandi umuhamagaro wanjye warakomeje. Ugeze i Bugande hari itorero rinini cyane rigenda ryaguka rifite ubuzima, kandi naririya naryo
nariya najyo ntugire ngo singitirirwa none ko ari jye wari byaje ko ari byavukiye muri sari wanje wagize ngo kumana hari wabikuraho ngo abihindure ntawe umwuka w'idini wabihindura ariko kumana yo mwijuru n'isi bihinduka byo nibihinduka ni Dezire waritangije Galilaya n'imbere y'Imana ntago ntawabihindura ariko ku bantu byo babihindura nibisanzwe rero kumana yo mwijuru byo nibihinduka ibyo rero no kuvuga ngo waruvuze utarabitwayemo gute nabitwayemo neza reka gukora bitwayemo neza nta mafaranga natse nta cyo kimwe musonge nakuyemo byuma bihenze ibyuma byose n'amapiano n'ibyuma byose wivuga ni mapro byose nabisiza shago wagiye kuri konti yewe hari n'umwana yaranzaniye impapuro aravuga ati mushumba izi mpapuro ntabwo wazijya nawe uzamugana isubiza ku rusengero ibyo ni ibintu by'Imana iwanjye mu rugo hari intebe za plastike nyinshi zigezeho kuri 100 bara telefone bati izo ntebe ntabwani ahubwo ni mushaka imodoka izipakire izizane ku rusengero ibyo ni ibintu by'Imana abantu ntabwo tumenya ko ibintu ari iby'Imana erega ibintu ni iby'Imana ari ibyacu turakora mu gihe cyacu twarangiza ibyo dukora abandi bakabikomeza ni ibisanzwe ariko kuri umuntu arakaragaye amenyo ngo ndaye gushaka ko ndakanga vuga ni ibintu maze mu myaka 8 nkora imbaraga bigezeho bari gutura amafaranga menshi biri gutera imbere amatorero angahe amatorero amaze kuba hafi 3 hari nayo twagomba gufungura cyari imaze kugira ahantu hakomeye turi kugenda dushaka gufunguza n'ahandi ari kabiri no yakoraga neza n'ubu ngubu akora neza cyari byoroshye kuvuga ngo ntago mvanga mutagize ikintu mumpa ndabura none ubwo bigeze gucyumura agomba kugira ibintu mumpa ariko navuze niwe ibi ni ibintu by'Imana ngira madamu wanje n'abana ni ibintu by'Imana nta mpamvu nimwe ntawo nabwiye ngo murampe ibiki ibyanjye ni ibihe ibyanyu ni ibihe wanashaka muri icyo gihe nyine byabaye nari maze kugwa n'izindi ntebe za miliyoni hafi 3 nanone zo mu rusengero zabaga aho ngaho z'umuntu wari ufite sara aho ngaho maze kuzishyura urakoze cyane icyo giye kuvuga ntabwo ngiye kuvugira itoro ryacu kuko ntabwo ngi n'umupaseri si n'umupaseri ariko nk'umukozi w'Imana nzibirimo itoro ryacu rya DPR nzibirimo uyu munsi hari abantu bava mu mushingano kubera impinduka nziza babyita amavugurura meza abantu bari gushaka hanyuma kandi ugeze mbwa ngo itoro ntabwo DPR ntiyakuvamo sikwambwiye oya n'ubu ndayifite mu mutwe ibari kumugisha hanyuma hari abantu uyu munsi babihiwe barabihirwa uko bahuye n'amavugurura bava mu bintu by'Imana bamwe baragwa urumva abana babo baragwa abo twakira bafite ibyo bikomere bafite ako gahinda none ikintu gikomeye uyu munsi hari abantu batashobora gutanga amaturo batatanga icya-10 batatanga amashimwe hari n'abantu bavuga ati bano bagiyeho ntabwo bemerwa n'Imana abemerwa n'Imana bari aba bantu wabagiriye nama ndafata bavuye mu nshingano mfate n'abazigiyeho Imana iguha umugisha abavuye mu nshingano icyambere no kumenya ngo nta kintu kimwe gitungura Imana mu byabaye Imana iguha umugisha umuntu wese wavuye mu nshingano namusaba kwiyakira kuko nta kintu kimwe gitungura Imana kandi wasanga aravuye mu nshingano kugira ngo Imana imutegure kumuzamura mu buryo bw'ubwiza niba ntacyo apfa n'Imana ariko niba atari umunyedini afite agakiza kajya mu ijuru ataramize umwuka w'idini arashobora kuba ubundi ikintu iyo kijya gukira kirapfa igishyimbo kugira ngo cyere ibishyimbo byinshi kirabora ntigishobora kwera byinshi kitaboze umuntu agomba kumenya ko kuba avuye mu nshingano icyambere no kumenya ngo bibaye umugambi w'Imana kuko no kujya byari umugambi w'Imana nta kintu kimwe kiba Imana itagize mu ruhare insubiremo
abankurikiye nta kintu na kimwe ashobora kuba ku muntu kiriho imana itakigizemo uruhare cyaba kibi cyaba cyiza. aho ni hamwe ku bavuye mu nshingano aho bagomba kwitwara neza bakabungabunga agakiza nta mpamvu yo kugwa baguye ni ukwerekana ko bafite umwuka w'iki w'idini. icya kabiri baguye kwari nko kwerekana ko bari bakurikiye ibihembo ariko batakurikiye umuhamagaro Imana bahamagaye. Biravuze ngo umukiranutsi nyizabeshwaho no kwizera barashobora kuba bafite ubwabo bw'ubuzima bw'ejo hazaje ko bizamera ariko banibuke ko nacyagiye batari bajya mu nshingano ubuzima bwaranze Imana yabeshejeho kandi yabeshejeho cyagiye n'uyu munsi ni kwizababeshaho iracyabeshejeho abana nabo baziga ubuzima buzaba bwiza ariko niba bafite umwuka w'idini baragomba basakuze mu magambo ahubwo mbona babonye umwanya wo gusenga no kuruka bakabaza Imana ngo ibi bintu byaye kubera iki kuki bitubayeho utegura iki imbere ku buzima bwacu ubundi ufite agakiza nuko wabigenza. abo ngabo nabavuye mu nshingano bagomba gutekana bagatuza n'abaratubwiraga Imana ibarimo ariko ndavuga bafite Imana mu mutima ibarimo badafite umwuka w'iki w'idini. abari mu nshingano nabo icyo nabagira mu inama niki birashoboka ko mwaye mavugurura bashobora ko ari byishobora guhinda bitewe n'impamvu kandi birashoboka ko batashimwa n'abantu ku byo bari gukora vugurura ariko nabo barasenza Imana cyane ko nge niba ukubanuzi bwaciye muri igihugu muri ADP ruvanguzanya umukubuzo erega buriya nuko abantu tutibuka ibyo Imana iba yavuze ngewe guhanuzi ndabuzi bivugwa nzanye umukubuzo ndagosoye ibishingo bivuye mu masaka nzanye umukubuzo ndakubuye. Niba bagiye mu nshingano ari Imana yahawe umukubuzo mu ntoki ntago mbizi ariko arwambajije ngo mbega ngo wigeze umva ahantu bahagarika pase 1500 ndamubwira ngo bazanarenga ahubwo ngira ngo umunsi bamaze kurenga Heramambwa ati ibintu byabaye guhagarika pase 1500 warabyumvishije hari aho ugeze ubyuba mu itorero aravuga ati nimba umubare unahari ushobora no kurenga namubwiye ngo ushobora no kurenga biterwa na gahunda y'Imana y'ibishaka byukuri gutatana kwa Biseri babonaga ko bagiye gupfa ngo ninanga barazimanika kwa tuzari muri baro mahanga ndetse Yeremiya ngo yagiye kubahanurira ababwira ngo bubaka amazu bayabemo ngo babajwe kwera ibikomero zuvuga ngo bavuze ngo nago tuzubaka inzu turi mu mahanga ariko Yeremiya aravuga ati babwire bubaka amazu bayabemo bahinga inzaho batungwe n'inzaho bahinze bashingira abakobwa babo n'abahungu bo kuzatuba bazagwirire mu butayu bashinga amahema bayabemo ariko Imana yavuga ngo imyaka 70 nishira ishize Robert de Glay ishize la topestakida ntabwo Imana yavuze ngo ndabikoresha 70 ishize kandi iyo 70 wayize ngo ari amashimwe yari yo kubyina igisirimba yari yo gutamba imyaka y'imibabaro n'agahinda imyaka y'ibikomere irabwa ngo nzabagarukaho yo gusuzugurwa umva se 70 ishize gusuzugurwa nzabagarukaho ishize nzabagarukaho ntabwo nzi uhagaritswe iyo azamara bitewe n'ikimana mushakaho genda va nk'umukozi w'Imana ariko abisababwiye 70 ishize ko Imana izabagarukaho amen ngikabazanira ijambo ryiza rituma bagaruka mu masezerano rituma bagaruka mu mugambi w'Imana rituma bagaruka ku muri cyacyubahiro bahoranye kera irabwa ngo 70 ishize ariko igeze hepfo irabwa ngo ndazi ibyo nibwira kubagirira nubwo mwashwanyaguritse nubwo muwabaye nubwo mwihebye nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Iyo avuze ngo hanyuma haba hari ibigomba kubanza hanyuma y'imubabaro hanyuma yo kuvugwa hanyuma yo kwambuka inshingano hanyuma yo kuburyo berekera hanyuma yo kwaza uko bigiye kugenda umuntu wese atubyo yibaza ariko nababwira ngo niba bari kumwe n'Imana bakiranuka hari Imana yateganyije kandi bakazava muri icyo gihe bajya mu bundi bwiza kandi uvampanuye umuntu uzitwara neza muri ibintu mu nyuma ibizakurikira azazamuka mu bundi bwiza bukomeye abantu batigeze baniyumvira ko bwabaho. Niba umuntu wese uzi ko adafite umwuka w'idini agomba kwitwara neza muri ibintu
abakozi Imana nabo bari kuvugurura bahawe izo nshingano nkabahanura ibintu bibiri cyangwa se bitatu. Icya mbere ntibakurikize amagambo y'abantu, bakurikize icyo Imana ivugana nabo, bagira umwete wo gusenga, bumva icyo Imana ivuga icyo bagenderaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ntibatinye gukora icyo bagomba gukora. N'abari kumwe n'Imana subiremo, n'abari kumwe n'Imana nta mwuka w'idini urimo, bari mu gakiza kuzuye, ntibatinye gukora icyo bagomba gukora. Ntibagende ku magambo y'abantu kandi ntibatinye gukora icyo bagomba gukora. Mushumba, Imana igumugisha. Wakibaza udukurikiye cyangwa se nawe impamvu y'iki kiganiro, impamvu y'uko kwezi turi kuvuga kumenya gutandukanya umwuka w'idini n'agakiza. Impamvu ni iyi: mu nzu y'Imana niho turuhukira, mu nzu y'Imana niho dushyira ibikomere, mu nzu y'Imana ubu niho hari ubuhungiro. Ko nukuri mu nzu y'Imana niho umuntu yageraga yaburaye akishima. Mu nzu y'Imana niho umuntu yageraga byamucanze akaruhuka. Uyu munsi itorero mu madini atandukanye, apana iryacu, mu madini atandukanye, uyu munsi hari abantu banze mu nzu y'Imana bitewe n'umwuka w'idini winjiye. Iri shuri wandigira nabonye ko abadayimoni kugira ngo bavane abantu mu gakiza, bangisha abantu gusenga. Ntabwo uzaba umunyamasengesho utaterana mu rusengero. Nawe waba uzi gusenga gute bizagera igihe ukamuka, uyiteranye n'abandi ugira ibihe byiza. Ariko shitani yarinjiriye iteza ibikomere. Wenda ntabwo mbiziho mu gihugu urimo uko bimeze, ariko hano turi ibibazo, shitani irinjira. Nimba hari ikintu gikomeye abantu badukurikirana kuri gusengerwa, nimba warahamagawe, mukozi w'Imana araza adusobanurire umwuka w'idini niki. Ninde muntu urangwa n'umwuka w'idini? Umuntu ufite umwuka w'idini ameze ate, ateye ate? Uwanduye umwuka w'idini ni muntu ki, ameze ate, ahagaze ate mu itorero cyangwa se ameze ate? uzanasobanurira noneho umuntu urangwa n'umuntu urangwa no kujya mu ijuru. Mukristo ujya mu ijuru aritwara ate, aritandukanya n'uwo mwuka w'idini, arabigenza gute? Impamvu y'ibi niki? Ntabwo abakozi b'Imana uyu munsi nimba hari abana afite bari kubyiruka bakagiye mu nzu y'Imana bakayanga, reka ngo nk'urugero rwihute, mfite abana, mfite umwana w'imfura, mfite abana bose bazi ko bafite, ntabwo muzajye mu nzu y'Imana, mujye muzaze no muri korali. Baramwe ngo ntabwo twarizamo. Ese kubera iki? Ngoya ngoya ngo twabiwe tubona ngo nta gakiza karimo. Agira ibyo bahitamo sindivuze, bagira bahita bajya gusengera. Bivuze umwana uri kubyiruka uyu munsi afite igikomere cyo kwanga mu nzu y'Imana. Kwanga mu nzu y'Imana, ingaruka zo kwanga mu nzu y'Imana mushumba ni ukwishora mu byaha, ni ukwishora mu biyobyabwenge, ni ukwishora mu nzoga. Ndagira ngo uyu munsi udufashe nk'umukozi w'Imana. Kwa gatatu wabivuzeho, tugira ibihe byiza. Mbwire n'abantu dukurikiye ko kwa gatatu azagaruka, tuzaba turi kumwe nawe mu rukiri, uzaze uzareka n'abandi. Wabivuzeho, ndagira ngo ufashe abantu b'Imana n'abana banjye ubu barabyanze. Aho usengera ntibajya bavuga ati papa rwose ntiwirirwe wivuna, nunadukubita tuzaba twicaye ariko duhagaze. Tuzajyayo ariko tutagiyeyo. Ntabwo yamuzayo mushaka. Ariko niki ni ya makuru n'abana bagenzi babaganiriye. Ibi bintu biri kugenda shitani mena mu madini, abantu bafite umwuka w'idini, ugasanga abantu bari kurogana, abantu bari kurwana, abantu bari gusambana, abantu bari kugambanirana, abantu bari gukubitana za kudeta. Ibintu ugasanga byarivangavanze.
ni iki kiri kubitera nk'abo shombo? urakoze, icyo kintu mbaje ni kinini cyane, nzagenda nkivugaho nta nubwo nakirangiza uyu munsi. Ndacyafite umwanya wo kubana na gusenga rwa, ndavugaho ibintu bikeya. Buriya impamvu ibitera icyambere nuko abantu batagaje agakiza k'umwimerere, niyo ntambwe ya mbere. Abakozi b'Imana bayoboye intama n'intama ziyobowe. Hari ijambo bivuga ngo nta mpumyi yayobora iyindi, ngo zose zarwa mu cyobo. Iyo uri impumyi ukayobora abantu bazima, bashobora kugusindagiza ntibagwe mu cyobo. Ariko nakaga uri impumyi ukayobora izindi impumyi, amaturo yinjiye nangahe, icya 10 nangahe, amashimwe nangahe. Uyu munsi hakijwe bangahe, abari baraguye bagarutse ni bangahe. Sinibaza ko iyo raporo igikenewe cyane, ariko mu matorero ntago mbizi. Ikenewe urayize? Hatuwa ngahe, icya 10 nangahe, amashimwe nangahe, hinjiye angahe. Ibyo ariko kera ndabyibuka babazaga ikintu cya mbere, abizera bashya bakijijwe bashya ni bangahe, abari baraguye bagarutse ni bangahe, bakabona kurikiza amaturo, amashimwe n'ibya 10 byinjiye. Ariko kuko tutakibabaye imitima y'abantu, duhamiye kumenya inyungu z'ubutunzi bwinjiye gusa ibintu tubaza. Inayo mpamvu buriya mukozi w'Imana ikibazo gikomeye no gutenga. Buri sonye biriya ukuntu ivuga guhana, bundi guhana si ukujugunya. Guhana si ukujugunya. Guhana ni ukugira ngo wereke umuntu ikosa, narikosora umugaruza ubugwaneza. Ariko umunsi wa none turatenga tukajugunya. Na telefone, na kubaza, na gusura uwatenzwe, na kubaza amakuru, mbega byarangiye, byaheze. Bishatse gusobanura iki? Ntitugikeneye abantu, dukeneye amafaranga. Nshuti abadukurikiye, ikiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane kandi kiragufasha, kandi ndazi neza ko hari icyo uravanamo. Mushumba, iyo umuntu ajya gusenga, agasambana, akajya gusenga, akanywa inzoga, akajya gusenga, akajya ajya gusenga, akajya gusenga, akamunyamoko, uyu muntu arajya mu ijuru. Cyangwa nta sesengwe abantu n'abamenye umwuka w'idini. Dufite abantu baterana mu nsengero, bambara amasemisaraba, bambara babaririmba, ariko wakata wakinjira nk'ahantu Imana igukatisha nk'ahantu, ukabasha ngo uwe nk'abantu basinze. Umuntu ujya gusenga agasambana, akaba umunywi w'itabi, akaba umujura, akaba umusinzi, agakora ibyaha, uyu muntu kandi ugasanga ku idini rye, ku idini ewa urikozeho yakukura amenyo, idini urikozeho, cyangwa ukavuga nabidini rye, cyangwa se ukavuga umupasitero, cyangwa se umushumba, cyangwa se padiri, cyangwa undi muntu, mbese umuyobozi mwarwana. Uyu muntu turi imbere ya kamera, turi imbere y'Imana n'imbere y'abantu badukurikiye, turimo turavuga w'idini. Uyu muntu arimo arajya mu ijuru cyangwa yanduye umwuka w'idini? Reka nifashishe Bibiliya. Murakoze cyane. Kugira ngo bitworohere, reka nifashishe Bibiliya. Igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 21, reka duhere ku murongo wa 7. Turebe umugore ari ufite umwuka w'idini. Biravuze ngo umugore Yezebeli aramubwira ati, dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli, byuka ufungure ushire agahinda, ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Yezereli. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu. Umva katangiye kubeshya. Azifatanyisha ikimenyetso cye,
azohereza abatware b'imfura bo mu muryango n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo zandiko ngo mutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo, imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati yatutse Imana n'umwami. Nuko muhereko mumujyane mujye kumutera amabuye mumwice. Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura n'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, nk'uko byanditswe muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo, maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye, arapfa. 14. Bahera ko batuma kuri Yezebeli ko Nabote bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu Naboti Yezebeli yangaga ko ugura, nta kiriho yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri rwa ruzabibu rwa Naboti Yezebeli kuruzungura. Icyo warushubije tugikura mu iri jambo ry'Imana. Buri mwuka w'idini ntubuza umuntu guhanura. Umwuka w'idini ntubuza umuntu kwitwa umushumba. Umwuka w'idini ntubuza umuntu kwitwa bishop. Ntunabuza umuntu kwitwa padiri. N'andi mazina yose abantu basigaye mubuza kuba umuririmbyi, nimuza kumuririmbira kumucuranzi, nimubuza no kurondora, umudiyakoni, nimuza kumudiyakoni. Umwuka w'idini uteye ubwoba. Kumubuza guterana no gutera amakorasi neza. Ariko agakiza zero, nta kintu afite. Uyu mugore Yezebeli no twakifashisha yari umukristo, urabyumva neza, ariko afite umwuka w'idini. Ahabu iyo usomye uhereye hejuru ubona ko Ahabu yatewe n'umwuka w'idini wo kwifuza. Yifuza uzabibu rwa Naboti, kandi afite byinshi. Uyu munsi tutakoze Imana batakinyurwa, bifuza iby'abandi, bifuza ibitari ibyabo. Naho Imana yabaha ibingana gute ntibanyurwa, ntibashima. Niyo mpamvu wuzuye umwuka w'ubwesikoro, aho kukubwira ngo ukire ibyaha akaguhanurira amafaranga kugira ngo arebe ko wamuha yandi agira yajyana. No kuvuga ngo uyu mugore Yezebeli yagize ikibazo gikomeye, ariko kibanza ku mugore, kibanza ku mugabo. Buriya uyu Ahabu indwara ya mbere yarwaye, nayo ndimo babwira, indwara ya mbere yarwaye yafashwe n'umwuka wo kwifuza. Kandi yari afite byose, ntacyo yari abuze, ariko aterwa n'umwuka wo kwifuza kugeza ubwo abona uruzabibu rwa Naboti ari rwiza, bimutera kumva ko uruzabibu yarutwara. Arangije ajya abwira Naboti ntagate urwo ruzabibu
ndarushaka. Buriya ari ikintu abantu barwaye, aho umuntu yicaye ntashaka kuhaguma, apanga amasengesho. ndaje buretse gato. Buriya ikintu cyishe umwuka, ikizavuga umwuka w'idini, umupasiteri ikibanza arimo si cy'abashaka. Ufite umwuka w'idini nta narindira igihe cy'Imana. Iyo bihaye ukoresha imbaraga arazikoresha akinjira mu wundi mwanya ukomeye gusumba wa wundi. Byaba ngombwa nawe wawe waruri akakwica kugira ngo nawe uri nawe hafate. Kikubwira umwuka w'idini. Niyo mpamvu umunsi wa none amatorero menshi yirwa rwana, leta ikajya gukemura ibibazo by'amatorero by'amadini, hatakaje agakiza binjira mu mwuka w'idini. Ubundi usomye neza Bibiliya igaragaza ko ubundi iyo twubatse agakiza neza, leta iza kutugisha inama. Nitwe ndavuga Bibiliya, nitwe isi yose ibikwiye gushakiraho ibisubizo. Leta ifite ibibazo yabishakiraga ku bantu b'Imana bafite agakiza, ku bahanuzi, niko ijambo rivuga riri mu mwuka w'Imana. N'abami yewe bajyaga gushaka abakozi b'Imana bakabatumaho bakabaza uko bizagenda. Ariko umwuka w'idini waratuvangiye kugeza ubwo uyu munsi wa none ibibazo byacu twakagombye gukemura iby'abaturanyi, tugakemura ibyo mu gihugu, tugakemura iby'imiryango, tugakemura ibintu bikomeye kubera ko twakijijwe. Uyu munsi wa none leta niyiza kumvikanisha abapasitoro bananiranye, si uko ari bibi, ariko buriya abapasiteri ndi nkabo leta yagirangiza tukavuga ngo tubaye ibigwari. Leta imaze kutwunga, leta ko urashobora kubikora igitangaza, ariko usigara wowe nka pasitoro ukwiye gusigara wibaza ngo Imana mbwira abantu, urukundo mbwira abantu, agakiza mbwira abantu karahari, urukundo rurahari, kwihangana kurahari, guca bugufi kurahari, kuko ubundi bihari. Nta mpamvu rimwe hari ko abantu bahangana, nta mpamvu yuko abantu bahangana. Yesu biravuga ngo imanza zanyu zirangire mu nzu y'Imana, zikemurikire mu nzu y'Imana, ahubwo mujye guca n'izindi z'abari hanze, kuko mwebwe ari cyo mubarusha. Ubundi ivuga ikintu abanyumvira bacyumve neza, ngiye kwivuga abandi bazabibwirane. Icyabije ijambo ryo kwekazagira kure, igihe amadini azaba atagishoboye kuvuga ukuri ko kwihana ibyaha, azafunge. None se impamvu mbivuga, umuntu warindaya yarashenye ingo z'abantu yarazimaze, polisi iramufata igakubita igafunga bikananirana, yahura n'agakiza, haleluya, akabyihana n'ingo yashenye akazisaba imbabazi kubera agakiza kamujemo. Umuntu ariba, polisi igakubita bagafunga bikananirana, bikanga, ariko yahura n'agakiza, adahuye n'umwuka w'idini, ahuye n'agakiza k'umwimerere, ubujura akabwemera, akabwihana, ndetse n'ibyo yibye akabisubiza kubera agakiza. Nshaka gusobanura bari kunyumva n'abazanyumva, abapasiteri bakomeye n'aboroheje mu nzego zitandukanye, ndavuga twebwe twitwa abashumba bakuru. Nitubona kubwira abantu ko guhinduka byanze, tukabona kwabwiza ukuri kw'agakiza bitunaniye, tuzakinge dutahe, kuko mujye ko indi mirimo ntacyo tuzatukimariye igihugu. Kuko umuntu mwiza w'inyangamugayo akwiye kuva mu nzu y'Imana. None se bazakwizera bakubwira ati tugushyize mu kazi aha n'aha wibireyo, bari bazi kukijijwe, ubwo uzaba ukimaze iki? Ubwo idini rizari kimaze iki? Ubwo ntibakinga bagataha.
kuko ntacyo uzatumara isi, ntacyo uzatumara igihugu, ntacyo, kuko ivuga tumwe rimwe agakiza rizana kubanisha abantu neza, abantu bagakundana, bakubaka urukundo. Biravuga ngo uvira icyapa na mugenzi we akamusaba imbabazi, amahoro akaboneka mu bantu. Uwibaga akabireka, uwasambanaga akabireka, uwajugunyaga abana mu matuwarete umwuka yamufata, agakiza kamuzamo, akabyemera, akihana, akabireka. Nidukomeza kwereka abantu umwuka w'idini, bigagomba kumera uko bimeze, isi zarimba, ntacyo tuzatukimariye igihugu n'abagituye. N'isi yose izaba igize ikibazo, kuko nta handi abantu bakurira ubugingo atari mu ijambo ry'Imana riri mu kuri, rituma abantu bahura n'agakiza kuzuye. Uyu rero Ahabu indwara yamufashe, amaze kwifuza ntiyarekeye aho, yahise avuga ati Naboti, ndashaka uruzabibu rwawe, ndarushaka, rumpe ndaguha ibiguzi. Aravuga ngo nunanga n'ibiguzi ndaguha urundi ruta ubwiza. Umve, aremera ko afite urundi ruta ubwiza, afite uruzabibu rwiza, ariko nashaka kurugumana, arashaka kugwa Naboti. Naboti nawe asanga icyo yakiriye atakirekura. Aramuga ati mbamubwire wa mugabo, ntibikunda ko ngo uruzabibu rw'abasokuruza gakondo abasokuruza sinduguha, ibyo wigira byose sinduguha. Icyo navuga ni masi nakirekura, ntibikunda. Bira yatubwiye ngo atafite agahinda n'umubabaro, ngo yanga gufungura. Ndagira ngo mwumve umwuka w'idini. Arumva agahinda n'umubabaro kuvuga ngo nzamwihora yasuzuguye, mbamukuye amenyo. Nakuvuga ngo ndamusembazi, nakuvuga ngo reka nyurwe rwarurwe, atavuga ati niki nakora ngo uriya muginga munige, niki nakora ngo mukosore, ngo agere mu rugo ngo yanga gufungura. Ubu hariho abantu bafite inzigo, bafite umutima mubi, banze gufungura kubera bagenzi babo banze kurya, batanezerewe, badasinzira, kubera bafite umwuka w'idini. Kura umutima, kuramo, ekosika kuramo, ibyo wariye n'uburozi bw'ivanga. Fata agakiza ngo yanga kuryama, ngo umugore amaza ngo niki kuje gufungura, bavuga ngo Naboti yanyura uruzabibu rwe, ariko abizi ko warurwe. Umugore nawe w'umunyedini uraho wujuje ibikwiye, aramubwira tuva rero fungura, ngenge ukorera akazi nduguheshe byihuse, ndazi uburyarya, ndazi gutegura ibiterane, ndakwereka, ndaje nduguheshe. Umugore wahiteguye amasengesho, umva umwuka w'idini, nta kwihana, nta kutinya Imana, nta kubwira umugabo ati ihangane Imana izaguha ibindi, ni worohe, ca bugufi ibyo ufite birahagije. Aho gahita avuga ati dukora amasengesho. Aya masengesho wowe wayumvishije yaragamije iki? Yaragamije kunoza ikinyoma. Umwuka w'idini, kunoza. Sinabyumva neza. Abankurikiye kwaro aya masengesho saya gakiza, sayo kuganira n'Imana, sayo kwihana, sayo kumva icyo Imana iraza kuvuga. Na masengesho yo kunoza ikinyoma, kugira ngo ntihagire uza kuvumbura ko Naboti arenganye. Abaza kwibona bose babyite ko Imana imuhanye, ababyiteka ahubwo yatinze, Imana yatinze kumuhana. Ngo ahita yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azitera amakasha yifatanyije ikimenyetso, ngabwira amatora ati ngandi mukuru amasengesho. Bajya mu masengesho barihiriza, avuga ati kandi muri aya masengesho yo kunoza ikinyoma, kugira ngo uruzayo rwa Naboti turushyikire, muhite mutegura abagabo b'ibigoryi, abagabo b'ibigoryi batarimo umwuka w'Imana, umwuka w'idini. Tuzabigaruka mana. Abo babaga mu rusengero werari, abo ntibabakwe mu bapagane. Ese kutanyumva mushu ukiraho uyu munsi amasengesho kunoza ikinyoma ajyabaho,
mperuka kujya gusenga ahantu wenda n'abandi bari kukurikira baratebona uzi ko umuntu ava hano akajya mu butayu agiye gusengera ubwo bw'undi ngo rupfe abana ngukwe ngo ndabuhiritse ngo ukuri ibuye ritembye aba ariko butemba uzi ko umuntu ava hano agahaguruka akajya mu butayu akajya za kanyarira agiye gusenga umuntu apfe ubuse amasengesho ko numva uvuga gutyo ubwo wirengagije ko hariho n'abasengera abashumba bagenzi babo bagakora amasengesho y'ikinyoma bagategura n'abahanuzi bazahanura ko Imana imukumbanyije mu nyuma bakamuha uburozi yego Mana yanjye ngo iki bategura amasengesho y'ikinyoma bakavuga ati mwagira umuhanuzi uhanura ko Imana imwishe nawe bakamuhereza ubundi mu nyuma bamara guhanura babagabo bigoye bagashakisha umuburozi yapfa bati yari yavuze ko Imana izamuhana Imana yari yarabivuze n'uyu munsi turaha wasanga hariho abantu banayarimo bari gusenga ikinyoma kunoza ikinyoma umwuka w'idini gusenga ngo umuntu atazakorera Imana gusenga ngo umuntu ataziga gusenga ngo umuntu atazakora ngo urugo rwa runaka rusenyuka gusenga ngo urugo rusenyuke amasengesho yo kunoza nayisa yo kunoza ikinyoma kuko aya masengesho mukozi w'Imana yarishe mwibanga rizwi na Yezebeli na Habu gusa nibo bonyine bari bazibanga Yezebeli niwe wari wayateguye azicyahishemo n'icyagamije ariko na Habu yari afite amakuru nshuti yanjye Imana ikurinde bene abo wowe udukurikiye Imana ikurinde mwene lolo seke tanto pestakidre Imana iyo lolo belela zenima lonto pestakidre ikurinde amasengesho y'abari kugusengera banoza ikinyoma mu byo ukora mu kazi kawe mu bana bawe mu mishinga yawe ahura utuye mu gihugu urimo Imana ikurinde mwene ayo mu izina rya Yesu mwene ayo ngayo azengereje apasa ayo masengesho arisha imiryango abantu ingo ziri gusenyuka abantu bakagenda bagasenga ati Imana ivuze ko imariage bakoze atariyo babyaye 7 ayikinyoma Imana rekura urugo ntago ari umugore ntago yari wawe agahita atandukana n'umugabo ariko uhanuye icyo kinyoma akabona umugabo yari umutunzi kugira ngo agizo note akabona umugore azamubongamira agahita abwira umugabo ati Imana irambwiye ko gushaka kawe wibeshye umuntu abyaye 7 yakoze mariage iyo Mana itarabibonye mbere muri fiançaye mukabyara 7 mugakora mariage mu rusengero yari yarasinziriye yari yarapfuye yari irihe amasengesho yo kunoza ikinyoma abahanuzi binda babesikoro bakajya hamwe bakayategura bakabwira umugore atakakanya nawe uko bari kureba bakabona umutungo w'ugo rugo batazabona ukuntu bazawujya bagahimba ikinyoma kugira ngo urugo rusenyuke uwari ubabongamiye aruvemo nibarangiza babone kwakira izo note bari barabuze uko bazirya ku masengesho yo kunoza Yezebeli apanga ayo kunoza ikinyoma yego kugira ngo nazajya uvumbura abantu bose bazabyite ko ari Imana ko ahitana nabo oya babyite ko ari Imana ibikoze banze kwicana boti ku mugaragaro bateka dukora amasengesho tuvuge ko Imana ari ibivuze kugira ngo yicwe kunoza ikinyoma ngo barangize rero bashaka abagabo 2 bigoye bazi gushinja bakati muri ayo masengesho tuyashoje muze mukuvuga muti iravuze mwumva uko Uwiteka avuze hano mwitano hari ikibazo Naboti yatutse Imana n'umwami kandi twatuma dusengana turabibonye Imana yabitweretse ariko Yezebeli na Ahabu barafite amakuru y'ibyo bintu uko biraza kugenda uko biraza gukurikirana ni ikinyoma bakinogeje biriya
batubwiye ngo bayashoje babagabo babiri b'ibigoryi bahita bajya mu umwuka w'idini ariko apana umwuka w'Imana umwuka w'idini umwuka w'uburyarya umwuka wihishe mu bantu akaguhobera ataguhobeye ari imitwe akakugaburira ategura kukwica akagutumira gusangira nawe uruvuze akantu mpita nibuka najyaga mbivuga utahari ubu noneho urahari bisa nibuka wa wundi waduteguriye agatogo nge nawe n'inyama aragije arasenga maze umwuka w'Imana atubwira buhindura iparato byibuka nanjye yaho arasenga atereka intebe ya hano iyindi hano natwe twicaha n'indi nani cyangwa aroga uruhande rwacu urwabo ntiyaruruka harimo ibirayi n'inyama ibyerekeye uruhande rwacu yashyizemo kugira ngo dusangire n'abantu bose bitaza kugaragara ko haba ari cyo twariyemo umve ko nawe yarahari yariye n'abandi bari baraho bariye n'umugabo yariye imbaraga z'amasengesho zizatesha agaciro imigambi yita kuri loseta ya baragrai londo bedesta umwuka w'Imana natubwa ngo muhindure iparato twerekeze ku mugabo twerekeze nombaze ibyo mugabo aho byagereye uko byagenze turahindura bari gusenga wibuke ko yarangije gusenga natwe turangije guhindura iparato twikomereze ibyanoze ku buzima bwawe Imana izakora abantu bahimba ikinyoma we gutwara inzu y'umuntu gutwara ubutaka bw'umuntu gutwara amafaranga y'umuntu kuvuga ngo iramurambi imukuye ku ntebe itamukuye Imana iranze ubuyobozi itavuze ikinyoma abapasiteri bagashaka abahanuzi b'abanyamitwe bazi gutekura ikinyoma bafite umwuka w'idini ahanini ikinyoma tumenera ibanga abantu badukurikiye umuntu uzaguhanura ibintu uhagazemo cyangwa byasohoye iteka ntuzabyemere tubisubiremo umuntu uzaguhanurira Dezire yapanze amasengesho y'ibintu biriho umuntu uzaguhanurira ahanura ubuhanuzi bw'ibyasohoye ahanura ibitari byo mubwiye ngo twara ibyo byawe kuko Imana ivuga ibihishe bitari byaboneka ahanini ivuge kuvuga ngo Imana igukuye ku ntebe wamaze kuyicaraho kuko atabihanuye utarayijyaho iyo Mana yari iri hehe ngo urugo rwawe rurasenyutse itara ubyaye gatanu kuki itabikubwiye utari warushaka reka nkomeze rero bamaze kuyasoza byarigo by'ibigoryi birikunkumura ngo biri mu ndimi bati Naboti yatutse Imana umwami nawe Yezebeli yateguye abandi bantu baza gutora Naboti baramutoye baramwirukankanya kuko ngo yakoze amakosa mu masengesho agatuka Imana n'umwami ariko sikoze ubushakashatsi iyo haza ko ari mu rukundo rw'agakiza Naboti yari guterwa amabuye azira ko yatutse Imana n'umwami tuganira ukurana rero nakoze Imana bari kutwumviriza iyo haza kuba mu rukundo n'agakiza mwese muratwumviriza harimo agakiza kava ku Mana harimo urukundo rw'Imana bashoje amasengesho y'iminsi 3 bayashoje baganiriye n'Imana koko bari gufata Naboti bakamwicisha amabuye kiriya cyari icyaha cyo kumwicisha ko yatutse Imana n'umwami ngira ngo ahubwo bari kumubwira ngo tukwatuze ndavuga iyo baza kuba bafite agakiza ariko kubera ko bateguye kumena amaraso atariho urubanza bahimbye ikinyoma ahubwo bashaka kukihishamo ngo berekanye ko Imana isohoje amasezerano ibyo bibaye n'Imana umwuka w'ikinyoma n'umwuka w'idini arashaka kuba ikote bihishamo ngo bemeze abantu ko Naboti azize igihano cy'Imana ko ari Imana ibivuze ariko habura n'umwe
mu mwuka w'ikinyoma habura n'umwe uvuga ati ariko iki ni cyaha cyamwicisha mwamwatuje bazi ko tushoje amasengesho mwamwatuje agasema imbabazi n'umwami akamuse ko twagize ibihe byiza ariko iyo abantu barwaye umwuka w'idini kwatura ntibabigikenewe ntibikunda no kwatura ntibabishaka kandi abarwaye gushyira mu ngiro icyo ashaka gushyira mu ngiro abarwaye indwara y'umwuka w'idini w'icyo ashaka kugeraho iby'imbabazi ntabikeneye ibyo kwihana ntibikenewe ahubwo icyo ashaka nicyo ashaka kugeraho umwuka w'idini wowe uri kutwumviza kuri gusenga rwa kwegera umusoso turagira ngo twinjire mu gusenga Imana uyu mwuka w'idini ntiwagufashe wumvishije iby'uyu mugore nahawe yapfuye urupfu mu kandi kanya hari igihe nshobora kuza kugaruka mu kindi cyigisho ndaza kuhagera ntago ndahasize mu kanya ndababwira ukuntu umwuka w'idini niba ngombwa bikaza kunkunda mukaza kuma kandi kanya ndashaka kuza kubabwira ukuntu ahabu umuhanuza mutunyeho amubwira ngo ahembwa zari gatema amaraso ya Naboti no zari gataye nayawe akabipinga ko umwuka w'idini yarangiza yajya kujya akajya inama yo kujya gutabara kurwanira Amati Galiyadi yarangiza akabaza akabwira Yoshafati ngo tubanze tugisha inama Imana mwuka w'idini mushumba bahamagara abahanuzi bagarane ngo Imana ivuge babone kujya gutabara magana bose bahanura kugira ngo ahabu yumve icyo Imana ivuga uba abantu aho kukizwa bagwije abahanuzi mu byumbi wabo si mwebwe mvuga niba munahari munanyumve uba abantu benshi aho kwihana ibyaha bafite abahanuzi ibiti ibihumbi n'ibihumbi birirwa baborosa ku gikomere humura ntacyo uzaba nubwo ugukuramo inda buri munsi Imana iragukunda ntacyo uzaba nubwo biri gusambana humura Imana iri kumwe nawe abo rero barabujuje ariko uko zamubwira ngo ihane amugira umwanzi ntago ahabu yigeze akenera umuntu umubwira ngo nihane yamenya amaraso n'umunsi umuhanuzi amuzana ubutumwa ntiyigeze abyumva ahubwo mu nyuma bagiye kurwanira Amati Galiyadi yahise avuga ngo nimushake abahanuzi numva icyo Imana ivuga ubu abantu ba kino gihe buzuye numva icyo Imana ivuga ntabwo dushaka ngo twumve icyo Imana itwihanisha hejuru yo gusambana hejuru yo kwiba hejuru yo kuroga hejuru y'amoko hejuru y'inzangano hejuru yo kuyumujinya hejuru y'ubugome hejuru y'ubugambanyi hejuru yo gutegura ikinyoma gukuramo imada umuntu arashaka ngo Imana imiravuga iki werari Imana imiravuga iki yikoreye ibyo muhabyikoreye avuye kumujugunya muri toilette Imana iravuga iki muhanuzi akeneye ibintu bimuhumuriza hari umugore wigeze aza ngo musengere nsanga mu bana batanu abana b'umugabo ni babiri batatu n'abundi mugabo yabyaye hanze ariko umugabo azi ko abana bose arabe ariko kubera ibintu bimuruhishije bimugoye mu mutima akeneye ko Imana imubwira ngo humura ndi kumwe nawe azi imbere yanjye rero ngo aje ngo musengere ngo Imana imuhumurize ageze imbere yanjye ndamubwira ni abana batatu se kwise agiye kuza kubatora ujyahe ati pasati senye Imana azanahamagare ati ntazanahamara avuga ko abashaka ati umugabo yanyirukana ati ahubwo nyingingira Imana aba bana umugabo baba biwe uyu nawe twabyaranye ajye hanze afata indege ajye muri Amerika ubundi uyu mugabo wanjye turi kumwe aba bana bose baba akomeze kubiyumamo ko arabe mwuka w'ikinyoma iyo ahuye n'abahanuzi rero bakutse amenyo bajobotse amaso bazi kunoza umwuka w'ikinyoma bazi kunoza umwuka w'idini bahita bamubwira ati humura ntacyo uzaba yarazanye n'amafaranga menshi yarazanye afite n'amafaranga y'ikita envelope kinini ndabwira ngo kigumane ndabwira ngo kigumane ntacyo nshaka tikabanze kubwira ukuri ararakara ndabwira ntabwo duhamagara umugabo wawe umusemba bazi wemere ko abana batatu bataratarabe ati uko gojya kwasenyuka we ati iyo Mana ntiyabitinyuka ko iryo kosa nk'icyo ngicyo umwuka w'ikinyoma umwuka w'idini uyategereje iri hejuru kandi ubwo umukoresha ibyaha ni umupasitori
ko sibyo uvuga ni ibiki we rarisi we ko mwuka w'idini winjira abantu ko yambwiye ngo ngapotere wanjye sinamusebye urumva ariko mwuka w'idini we mwuka w'idini wisha abantu mu maeglise tugiye gusenga Imana ikurinde umwuka w'idini igwa agakiza kabereye abana b'Imana kazatuma ugira iherezo ryiza iyo dufite agakiza k'imyako iyo tugeze mu bikomeye Imana itubera Imana abantu badahari imiryango idahari inshuti zidahari iyo turi mu gakiza neza I love the guy Imana itubera Imana birikambya ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha nicyo kizatuma ngusiga amavuta yo kwishima nindangiza nkurutisha bagenzi bawe wakunze kugira gute tureka umwuka w'idini dukunde gukiranuka kuko nidukora gutyo tuzabona neza y'Imana aho uri wapfukama tugasenga wowe twumviriza wazamura ikiganza tugasenga warira Imana ukavuga ngo ndinde umwuka w'idini w'ikinyoma wari muri Yezebeli ndinde umwuka w'idini w'ikinyoma wari muri Ahabu mbega akakanya warira Imana ukayibwira ngo undinde umwuka w'ikinyoma undinde umwuka w'idini ngaho reka dusenge mukozi Imana wasengeye abantu Mana data twese uri Imana y'ububasha uri Imana yo kwizerwa uri Imana ikomeye uri Imana nyabana hari abantu badukurikiye abantu benshi barubahiriza amategeko y'amadini y'iwabo ariko ibyo gukiranuka kwawe babiteye umugongo barabitaye babarira abantu kandi imbabazi muri wowe Kristo wa mwuka ubatera gutinya wa mwuka utuma bahinduka bakica kamere bakayoborwa n'umwuka barabitaye basigaye bayoborwa na kamere turasenze kandi bikambwira ngo ibyo kamere ikunda umwuka arabyanga n'ibyo umwuka akunda kamere arabyanga abantu bareke kuyoborwa n'umwuka w'idini ahubwo bakuyoboza inzira bakiranuke batirinde icyaha n'igisa nacyo bagendane nawe kuko ariho bazabona Imana abo ngabo niyo bazabona kugira neza kwawe ibutsa umuntu wese uko yahamagawe yongera atinye icyaha yongera agendane nawe areke kubahiriza imigirwa y'amadini gusa ariko umutima nta kintu kirimo mu mutima nta kintu bafite iyo bagezaho batongana umugabo n'umugore nta wigarura ariko bose nabagira ko ni mu rusengero iyo bagezaho bashwana ntawe uca bugufi kandi bose bari mu nama y'abadiyakoni bari mu nama y'abapasiteri ariko kuko bafite umwuka w'idini ntawe uca bugufi ngo yemere ko yaca bugufi ngo abantu boroherane babashe gukiranuka buzuye umwuka w'amadini ariko umwuka wo gukiranuka niyo mpamvu umugabo n'umugore iyo batonganye ntawe usaba imbabazi babana ari injyayi abantu mu makorari muri komite z'amakorari mu buyobozi rona mu bapasiteri abantu buzuye umwuka w'idini ariko aka kanya dusabiye abantu agakiza umuntu wese utwumviriza n'uzatwumviriza tumusabiye agakiza birambwira ngo ari imitima iboneye nibo bazabona Imana ijambo rikambwira ngo abera bo mw'isi nibo fura wishimira abera bo mw'isi nibo fura wishimira abantu ko batakaje ukwera bagatakaza gukiranuka bakabika umwuka w'idini uzaba
uzabamarira iki ku munsi mubi uzabageza kuki mu gihe cy'ibyago ahongera wibutsa abantu aho bakubonye bikomeye aho bakubonye mu ngorane bongere bakiranuke batinye icyaha n'igisa nacyo kugira ngo bazakubone urakoze ko bari abantu bawe kandi ukabemera ukabahindura abantu bose ufite icyapa na mugenzi we bahure bitature bahure bihane basabane imbabazi abantu bareke kubika imijinya abantu bareke guhimba umwuka w'ikinyoma ngo bawite umwuka w'Imana turabyanze mu izina rya Yesu urakoze ko bari abana bawe kandi umuntu wese ukamushoboza kwezwa n'ijambo yumvishije kandi agahinduka mu izina rya Yesu amen. Imana iba nk'umugisha inshuti abari mudukurikiye hano kuri gusengerwa ku kwezi turimo turavuga gutandukanya umwuka w'idini n'agakiza. Imana igushoboze kumenya gutandukanya we nawe wicara ibibazo ngo ariko ndi mu gakiza cyangwa nabaye umunyedini kandi wowe wisemo neza Imana iguha imbaraga kandi umwuka wera akushoboze muri byose witandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana akagaruka turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi azadufasha kandi n'abakozi Imana tuzarareka ariko tutakeye kumwe n'umukozi w'Imana. Imana ibaho umugisha tuvuze ngo bye 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 twirinde umwuka w'idini twubake umwuka w'agakiza. Imana ibaho umugisha.